twahuye afite indwara zigera mu 10. yego Yari afite ikibazo cya mbere, ndavuga yari afite ikibazo cya kanseri, cya kabiri yari afite ikibazo ngo niba ari umugese wo mu magufwa, yari afite ikibazo cy'umuvuduko, yafite indwara nyinshi zimwe nta nubwo nashobora no kuzivuga. Umumama turasengana no muri zira misi zatambutse ari ibintu byamufataga byarangiza bikamujwigiriza, gafatwa n'umutwe udasanzwe haba muri Amerika. Noneho turasenga, arampamagara, yampamagaye icyo gihe nagiye kuvuga ubutumwa hehe irahirye iyo mvuye mu Bugesera. Ndangije ndamusengera baratuje, Mana yaramukijije, yakoze imirimo n'ibitangaza, kampiniraho. Mana ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose ari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abi mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka dushimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, Imana y'amahoro niguhe umugisha. Twabasezeranije yuko tuzajya tubicisha irungu, ahubwo tuzajya tubazanira abavuga butumwa, abahanuzi, abanyempano batandukanye kugira ngo tuganire imbaraga z'Imana, tuganire duhamya yuko Imana ivuga, ikora kandi ikabigaragaza. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Maniradukunda Emmanuel, nanjye uri nyuma ya kamera nitwa Tubimana Concorde, nitwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka dusabe Iradukunda adutangire n'isengesho kugira ngo Imana ize kutuyobora. Ni karibu. Mana turagushimye, tugushimiye yuko twongera iminsi yo kubaho, izina rya nirishimwe kandi izina rya nirahabwa icyubahiro. Hari benshi bavuye mu mubiri suko twari tubarusha ubwiza n'uburanga no gukiranuka, ahubwo kubera ko twongera iminsi yo kubaho no kugira ngo uyu munsi Mana urumva iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo bahumurizwe nawe, basubizwemo intege nawe, basubizwemo imbaraga nawe, uturwanirire, uturinde kwishira hejuru, tubure abari buboneka kandi wera wese ukorere muri twe kugira izina rye rihabwe icyubahiro. Urumva iki kiganiro wese uradukurikirana akumva iki kiganiro asubizwemo imbaraga, asubizwemo intege kandi uwera wese mutabura ko wabigenza. Iki kiganiro tugiye gukora hariho no gusenga, uwera wese ubuhore ibyo Satani yaboshwe kugira izina rye rihabwe icyubahiro. Cuganza utegeke byose ukumvire mu izina rya Yesu, amen. Maniradukunda Emmanuel, tuguhaye karibu ki Concorde TV show. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Turugushimira Imana ko yaturinze ikaba twongera iminsi yo kubaho, izina rye nirihabwe icubahiro. Twagiye mu ngendo nyinshi zitandukanye, Imana iraturinda, ntabwo twakoze impanuka. Hari benshi bakoze impanuka ariko twe yaraturinze, turugume ku mwuka wazima, izina rye nirihabwe icyubahiro. Amazina ni yayandi, ni Maniradukunda Emmanuel, ndi umwadeperi, ndi umunyamasengesho, mfite groupe y'amasengesho, mfite groupe 2 z'amasengesho, kunda gusenga cyane, ndi umuvuga butumwa, ndi umudiyakoni muri ADPR, ubu turugukorera mu Buteti. Ibirenze by'Imana iduhano byiza kabisa. Ndumva wivuze cyane ko bagiye kuvuga aho twicaye hari turi muri studio hano Musanze. Yego, ubushize nagusuye mu rugo, nawe uyu munsi watwishyuye, turi hano Musanze aho dusanzwe dukorera. Ni byiza abantu kugurana rimwe tukaza, nawe ubundi cyane nawe ukaza gutyo, kuko ifu nibagara ubucuti na karenge, niko umunyarwanda yabivuze. Ariko wari umaze iminsi ubuze, ndumva haciye ukwezi udaca kuri Concorde TV show. Narindi mu kazi ka data. Yego, kameze gate se? Nta kibazo, none nagarutse, nta kibazo nagarutse kandi biba bisa kumanza umuntu acisha n'inzira, ari buka ikirere agiye gukora muko kimeze, ari mbese
Imana nibiri kubishima nangwa se nibiba ivuze ngo buretse ukaburetse kugira ngo urusho kugendana n'Imana neza. Yego. Ubu yakubwiye yuko yabishimye guha karibu. Samamagaye gusenga. Wamamagaye ndi gusenga nakwira ati yewe umunsi nta gahunda mfite yo kuza muri studio tabona koreza umutumishi. Yego. Aze muvuga n'Imana nuko ndasenga nuko numvijwe agaciro ni ijwi. Ijwi ryakubwiye ngo ikisi arega ugiye umuntu ari kubohoza nk'ikindi Imana ikavuga ngo ndakibohoye waba uri gucisha inzira Imana ikavuga ngo nguciriye inzira rero ugihita ukora iki ugihita ufatiraho tukiraho cyo kuvuga ko Imana yagucishije yagomba kugucira inzira. Umukecuru umuhanuzi twaganiye ejo bundi barambwiye ati hari umuntu wanyereje tike ngo nzajye kumusengera none ndi gusenga Imana pe tiri joro narose mu nzira harimo imifatangwe ku buryo ntabona aho nyura. Aho mugiye hose mubanza mwabaza Imana ngo mbese Imana ngende cyangwa si ngende. Hari igihe nk'urugendo se wabugiye ko mu rusengero wanyu ukabacisa Imana inzira uyahugiye hose ntabwo ucisha inzira ahubwo ari igihe bashobora nko gutumira nk'ahantu kuri kuvati hari ahantu mbese ninjayo Mana bizagenda biti uri kubyumva Mana nshira inzira nanga se Mana njeyo nanga ntinjeyo Imana ikakubwira ati ngucira inzira jayo nangwa se uburetse uzaje ubutaha bitewe nabo uzahurirayo nabo nangwa se nico nzagukoresha muri icyo gihe. Yego. Gusa kenshi nk'iyo ikubujije akenshi kubwira ko impamvu ari abantu nuko ari abanyabyaha hari imitego ibirimo byagenze. Oya ushobora kuba warura kubitana n'ibizazane impanuka nangwa se n'izindi ntambara wahurirayo nazo nangwa se mu kimwe kabiri kubati ijambo wakabahaye ndaba ndaritegura ndiguhe abarizo ryo uzakora iki uzababwire. Yego. Ubwo uzana ijambo uravuga ari kubwiye cyane kandi raza kuri gusangiza kabiri cyane ushobora kujayo yenda wijana ijambo ryo kubabwira Yesu araje abagiriye neza ubwo mbese ugiye kujo nyine uri gupanga kubajayo gapanga ati ndababwira ko Imana igiye kuba hazaba ibintu ngibyo Imana igite kubwira ati genda babwire bihana iki ibyaha. Yego. Imana ikamanza kuba imbaraga zo gukora iki zo kuvuga ibyo bintu kuko ntabwo baga byoroshe cyane. Ariko gatoro turabanza twanashima Imana impamvu hari umuntu wanyandikiye message ambwira ati Concorde nyabona nubyo ujya gusora abakozi b'Imana uzajya umbwira tujyane kugira ngo dufatanye gusenga. Atariko ntacyo mu gihe bitaraboneka bumpaye nimero ya Mana Iradukunde Emmanuel. Uwo muntu ntabwo tumuvuga ariko yarateza araza murasengana ariko ndi gushima Imana ko ibyifuzo yari afite. Eka kimwe nkivuga harimo icya perimi yari amaze gukora nk'inshuro zirenga 3 ariko aho mwabonaniye musenganye yarambwiye ati perimi nayibonye tuzanshimira umukozi w'Imana ko Imana imurimo ari Imana ivuga ikora kandi kabigaragaza cyane. Natwe dushimiye Imana yo kabyara niyo yabikoze. Twibundi tumeze nk'iyi mikoro twe tumeze nk'iyi mikoro agaciro ntabwo ari mikoro ubwo agaciro nuru kuvugira muri mikoro twe turi igikoresho rero Imana yavugiye muri twe mubwira ibintu byinshi mubwira byinshi hangishije araza turasenga Imana nuko igira ibyikora. Uramwibutse nageze wari watutse Kigali cyane Imana ikubwira byinshi byo kumubwira cyane irabisohora ibyo yashoje ari nibyo ategereje nusi ntabwo yabikorera kimwe ni ruto. Yego. Ngake gake nawe yaraguhamagaye yarampamagaye ubwo nyine se ubwo ukumva ko yarampamagaye da ashima Imana cyane afite ibyishimo turavugana cyane kuko ubu yabaye n'inshuti yanjye. Yego. Turavugana cyane nejo ndi i Kigali kubera ko yumvishe ko nageze i Kigali ntinamuhamagara ngaze dusengane yababaye ariko ntaco nuko byari byapanzwe. Yego. Ubyakira ute uri kubona abantu baza ukabasengera Imana ikakora ibitangaza. Shimiye Imana ko yabyemeye kugira ngo mvugire kuri YouTube. Nje mu buzima busanzwe ngira amagambo make. Yego.
none shima Imana yuko abyara hari igihe ubonaga ibintu ukabona wabura kubitangira nawe kubisoza ahubwo Imana ishigikira imfashe shima Imana nawe watugira ikize nawe wangira ikize ukampamagara Imana rero yuko abyara yampaye imiryango nshobora kubivuga gutya yampaye imiryango dore mwene data twazanye yampaye imiryango naje ndi kuvuga ngaruha ngakora iki ngaruha yampaye imiryango zo hirya zo no hino abo hanze abo mu Rwanda mani mpabandi ababyeyi nuko nyine mfata nka mama n'ubundi nkabo nuko bakamfata nk'umwana wabo cyane neje yo ninagiye i Kigali mu buzima busanzwe bamwe nabambonye kuri YouTube mwe nabo dusanzwe tuziranye ariko benshi nabambonye he kuri YouTube ejo nagiye kubona mbona nisanza ahantu ngira Imana ati Imana ndabona babwira ati uretse nibyo Imana yakoze imirimo ni iki nibitangaza kubera ko dusenganye avuga ati nge agaciro singe ahubwo agaciro nuko nsenganye namwe nuko nabwo ati agaciro nuko nsenganye namwe tugira ibihe byiza nuko ariko ubona ko impamvu nakwirukankagaho nyaboneka ko nashinze cyane bivuga butumwa waza ukavuga ubutumwa urabona ko nanjye nari ndi mu mavuta agaciro ni amavuta ahubwo yagumemo isoko ndikame nuko kuko arambye gutindi kubanza nabaza Imana nibiranyemerera cyane ntacyo ntago twakwiyobora ariko nzi ko izakwemera kuko nzi ko ikizaba kikuzanye hano ari ikintu kizima kandi nkurikije amavuta nakubonanye uko twasenganye Imana ikagira ibyo mbwira binyujije muri wowe kandi bikanasohora nkumva nanjye mfite inyota yo kuba naguhuza n'abandi bantu nyine nabo kajya basengera urabona ko nari mfite ukuri wawe wari ufite ukuri pe cyane Imana igumugisha kandi nibyo bitumaga umuntu yaguka arega Imana idusezerana nikakubwira ngo nzakwagurira imbago nzagukundisha abantu nzaguha kumenyekana buriya rero Imana ifite umuntu binyuzamo kugira ngo abikiraro cyo gutabarwa kwa wa muntu Imana nagukoresheje nuko nkugirira umugisha nuko nyine Imana iguha umugisha Imana ishimwe cyane watubwiye yuko hari ijambo wazanye nyine yuko ujya guhaguruka Imana yaguhaye message yose uravuga sibyo reka twe gutinda mu magambo yacu ahubwo tuza kuguha umwanya urambuye kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana ni karibu Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana itugirire neza tugiye kuririmba indirimbo y'ijambo 20 mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira uwo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njyantumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yarambongereye nuko sinzarimbuka kera sinzarimbuka Uwiteka umucamanza ambonye amaraso ntashiru urubanza rubi anyitukiranutse yarashunguye ngo mbuwe niko kunyishimira ubwadapfa singipfuye nge na Yesu turumwe ubwadapfa singipfuye nge na Yesu turumwe
haleluya haleluya. amen. Mana ishimwe kuko umaze iminsi ndi muvuga butumwa urukumva ko ijwi ryanjye ridakoze iki ntago rigororotse ariko ntaco. Yego. Mana itugire neza muri byo avangu mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Uwo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ngo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we. Ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunjana mu maganya, ashaka kunyihebesha. Ndasenga ngatumbira mu ijuru nkamenya yuko umukiza wanjye yabingweho byose, kera yarambonyereye nuko sinza rimbo. Arakomeza ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ntiyanshira urubanza rubi, ahubwo anyitukiranuka. Imana nishimwe. Tujye gusoma ijambo riri muri Luka 7 turasoma umurongo wa 11. Uramfasha gusoma? Yego. Umurongo wa 11. Imana itugire neza. Twagiye. Yego. Luka ibice 7 umurongo wa 11. Luka ibice 7 umurongo wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwacu. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamariye Yudeya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Twakiremeza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Kandi Imana ihabwe icubahiro. Amen. Kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Dushimiye Imana yo kabyarayo. Navuze ko ntazagera imbere yayo ntibwiye, yatugiriye icyizere, kaduhamagara, ikadutoranya, ikadushira muri uyu murimo turimo. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Mbikuye ku mutima ngenda yishimiye. Imana nishimwe. Iri jambo nayihaye intego ivuga ngo nubwo abantu batakwitayeho ariko Imana ikwitayeho. Amen. Nubwo haleluya. Amen. Nubwo abantu batakwitayeho ariko Imana ikoze iki? Ikwitayeho. Uyu mubyeyi yarafite ikibazo. Bibiliya tubwiye ngo yari umupfakazi. Haleluya. Noneho yarafite ikibazo cuka ari umupfakazi, ngo yarafite umwana umwe w'ikinege. Haleluya. Noneho uyu mwana ararwara, arangije kurwara arapfa. Arangije gupfa ngo bafata. Haleluya. Ngo bafata umwana ngo baragenda ngo bagiye kumushingura. Biratubwiye ngo bikoreye ikiriba. Haleluya. Bagiye kumushingura. Uyu mubyeyi umwana wagipfa. Umwana wagipfa yahuye n'ibibazo, yahuye n'ibigeragezo. Haleluya haleluya. Yahuye n'intambara. Bigaragara ko agiye gushingura kubera ko uyu mwana ni wawe urubesheje no mubyeyi mu nzu. Uyu mwana ni wari ubesheje no mubyeyi mu nzu, none umwana arapfuye. Uyu mubyeyi rero ntabwo agomba kuba mu nzu kuko icyo kimubesheje mu nzu cyari kigiye. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Biratubwiye ngo nuko bikoreye ikiriba bagiye gushingura uyu mwana, ngo nuko baba bahuye na Yesu. Uyu mubyeyi bigaragara ko yagiye gushingura umwana. Hari abantu, buri muntu wese afite ukunda bivuga, hari n'uwavuga ati yabisobanuye nabi, buri muntu wese afite ukabyumva. Ariko haleluya haleluya. Imana nishimwe. Uyu mubyeyi akirangiza gupfisha umwana, bigaragara ko amujingishije imyenda yari afite mu rugo muryango, kuko icyari kimubesheje mu nzu cyari kigiye. Ntabwo rero yaragomba kuba hehe, yaragomba kuba mu nzu, kandi cyakamubesheje mu nzu cy'igikoze iki cyari kigiye. Imana itugire neza. Bigaragara ko ibyo bese babyigabiza, abimiryango ya hafi, abako abavukana n'umugabo we. Haleluya haleluya. Imiryango yabo yesi isahura ibintu bye. Uyu mubyeyi ngo nuko ngagenda gushingura umwana wababaye, ariko hirya y'abari bari kumwe n'uwo mubyeyi hari abantu bari kwiriza, bari kugaragara nka bari kurira, ariko mu mutima bari guserebura. Haleluya haleluya. Mana ishimwe. Haleluya haleluya. Mana ihabwe icyubahiro. Nkundaga kubwira abantu ikibazo cawe nta muntu cyitayeho
uretse Imana yonyine. Kabiri, umva akantu nakopeye kandi namenye ko byanga byakunda umubabaro wawe utanga ibyishimo ku bandi. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Umubabaro wawe ku giti cyawe utanga ibyishimo ku bandi. Imana itugire neza. Ariko Imana icaga no mushani igakora igitangaza. Abantu babona ko bidashoboka birashoboka. Imana itugire neza. Nshatse kubwira abantu badukurikiye, Imana yo kabyara nubwo uriya muvyeyi bamwikoreje imyenda. Reba umuvyeyi apfishira umwana, agiye gushingura yikoreye imyenda, agiye gushingura ibyo babisahuye, agiye gushingura ntabwo arasubira mu nzu. Nubwo haleluya, haleluya. Imana itugirire neza, Imana idushigikira. Umuvyeyi agira agahinda, uyu muvyeyi arababara, uyu muvyeyi agira agahinda kambere kuko apfishije umwana, agira aka kabiri kuko apfishije umugabo, agira aka gatatu kuko atenda kuba hehe mu nzu. Yesu azi ico gukora. Nshatse kubwira ngo yehu dukurikiye, nabwiye Imana ndi gusenga ngufashe iri jambo risobanure nguko wakarisobanuye. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yo kabyariza ico gukora, yo izi ico gukora. Nshatse kubwira umuntu dukurikiye, nubwo bimeze gutyo, nubwo ufite impagarara, nubwo ufite ibintu ruguhangana nabyo, nubwo ufite ibintu bidasobanutse, Imana izi ico gukora. Ivuganye nanjye ngizi ico gukora. Weho senga, weho inginga Imana, weho tabaza Imana. Haleluya, haleluya. Nubwo uri kubona abantu basanga bakwitayeho ngo haleluya, haleluya, njewe ndahishuye menya ko umubabaro wawe utanga ibyishimo ku bandi. Nta ukwitayeho, n'umuntu waba ukwita n'umuntu waba ukoreshejwe n'Imana. Imana itugire neza. Ngagenda gushingura, ngo akigenda, ngo ageze mu mudugudu ngakubitana na Yesu. Haleluya. Yesu bataramusobanurira ikibazo umuvyeyi yahuye naco, ahita amenya ko no muvyeyi ababaye. Haleluya. Ategeka abari bahetse isanduku, ategeka abari bafite ikiriba, ategeka abantu bari bikoreye wa murambo wa mwana, arababwira ngo nimuguture murambike hasi. Haleluya, haleluya. Ngo barangije bakora iki? Bararambika. Bakirangiza kurambika, Imana nishimwe. Rabi Adonai, Mani habwe icubahiro. Eti enemini tando grerize nine contre taya. Asante Jesus. Imana nishimwe. Bakirangiza kurambika, ngo Yesu aravuga ngo ye muhungu byuka, wari wapfa akora iki? Haleluya. Uwari wapfuye arangije akora iki? Arazuka. Ijambo nkuzaniye muri zisaha, Imana igiye kuzura ibyawe byapfuye. Nubwo abantu bigaragara nkaho umuntu kurirana, ntabwo bari kurira. Haleluya. Ariko Imana yo kabyara igiye kuzura ibyawe byapfuye. Hari akazi kahagaze, hari ibintu byanze, ariko Yesu azure. Dore urakora ntugire ico ufata, nico ufasa ukabirwa igihe kinyuze, ariko Yesu agiye kufatisha ibifatika mu izina rya Yesu. Ico usabwa n'ugukizwa, ico usabwa n'ugusenga, ico usabwa n'ugukiranuka. Yesu agiye gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo ryambira ngo iyo kubaho Uwiteka bifatanyije n'umutima unyuzwe bibyara inyungu nyinshi. Hari cyatuma Imana itadutakaza, nuko natwe haleluya tuyikorera umurimo wayo turi inyangamugayo. Gukorera Imana uri inyangamugayo ni byiza. Imana itugire neza. Nkundaga kubwira abantu kugendana n'Imana ni kimwe, guhaguruka iwacu nje hani Musanze kuvuga ubutumwa hano kuri YouTube ni kimwe, ariko gusubirana nayo mu rugo ni ikindi. Nje ndi kubwira Imana uko nagendanye nawe, ariko nsubirane nayo nawe kandi umpaye n'umugisha. Haleluya, haleluya. Imana itugire neza kandi Imana idushigikire. Imana itubere ku rugamba. Nabonye Imana iri gukiza abarwayi, mbona Imana iri kushira amadeni, mbona Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Mbona abarwayi bari gukira. Imana yo kabyara kuzana ijambo rivuga ngo nubwo abantu batakwitayeho, ariko Imana Yesu agiye gutegeka avugane n'ikibazo. Yesu agiye gutegeka avugane n'ibyapfuye. Yesu agiye gahunda n'uguhatana. Yesu agiye gutegeka ibintu byemere. Yesu agiye gutegeka nawe ari ibintu byabo byahagarize ku nkoro. Izi saha turi gusenga Yesu agiye gutegeka ibyahagaze byemere. Haleluya, haleluya. Hari ibyariganyijwe umugisha wawe, Yesu agiye gutegeka umugisha wawe wariganyijwe. Haleluya, haleluya. Wongere ububone. Imana itugirire neza. Yo kabyara jambo rirambwira ngo mbese sinje ubigutegetse. Yosuwa igice kimwe umurongo wa 9 ngo mbese sinje ubigutegetse. Nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Imana ni habwe. Rabi Adonai, Imana nishimwe.
muri byavuze ngo murinzi wemenyesha igihe ahubwo menya igihe uri gukoreramo n'ibyo uri gusaba Imana mbese ibyo uri gusaba Imana bihangwe n'igihe uri gukoreramo hari igihe ukora mu kirere kibi kigatuma Imana itakubona haleluya ahubwo menya ngo mbese igihe ndi gukoreramo n'icyo Imana ishaka haleluya Imana we ijambo nkuzani itandukanye na biriya va muri haleluya va muri buriya bakarudaya visodomu na Gomora witandukanye n'ikizira Imana ikugirire neza amen ndafashijwe nanjye we haleluya ijambo rirambwira ngo itatumye dusiga ikereti twe no kugira dutunganye bidakoze iki bidatunga ijambo rirambwira ngo nzi imirimo yawe abagaratiye haleluya rambwira ngo yemwe bagaratiye b'abapfapfa ninde wabarozi gatatu mwebwe mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba ibi byo ni byonyine nibyo shaka ko mumbwira mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo bahesheje umwuka nanga nuko mwumvishije mukizera ngo muri abapfapfa mutyo mwatangije iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri haleluya ijambo rirambwira ngo haleluya mureke dusenge Yesu haleluya nasa amen kuko twe tumeze tugihamagarwa Imana itugire neza kandi Imana idushigikire haleluya nasomye ijambo riri mu byahishuwe gatatu rivuga ngo urwandiko rwandikiwe abisarudi ngo wandikire marayika y'itoro ry'isarudi uti nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho cyakora ukabura intumbi ngo juba amaso kuko ibisigaye bigiye gukora bigiye gupfa ngo kuko nabonye ari nta mirimo mwakoze ikoze iki itunganye rwose haleluya ngo tunganira Imana ubudasiba hari ijambo rimfashaga hepfo haleluya ngo unesha ibyaha unesha bya bindi nzamwambika imyenda yera shamba hepfo ravuga ngo mwumve iby'umwuka bwira iki amatorero rero wowe kabyara wowe udukurikiye we muvyeyi uri mu Rwanda uri Amerika we uri mu Burayi mu Budage uri kumva ikirimi turi kuvuga Imana itugire neza kandi Imana idushigikire ari n'umuntu turi kuvugana abo ari kumanza ashaka umuntu z'ikirimi nk'iconzi tukamanza rero nawe uri kumva ikirimi shora no kutureba uko turi kuvuga uko turi kuvuga kumva ibi bintu urabikunze kwashaka umusemuzi ngagusemurire icyo usabwa n'ugukizwa ugakiranuka maze Imana ikakugira neza ugahatana Imana ikakugira neza kugirirwa neza n'Imana hari kosa Imana itakora ntiyakwirukana umuntu uyihungiyeho wewe humura wewe hatana komeza wizera Imana ariko usenge ugerageza gukizwa no gukiranuka ibindi Imana igiye kubikora twakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana Imana yadukunde Emmanuel Imana guha umugisha ngira ngo umaze iminsi uri kugenda ingendo nyinshi cyane akabazo ntekeje ndavuga ni nkubaze nike gitangaza Imana igukoresheje mwizi ngendo niba ari umuntu pe nawe ukavuga utuye umuntu yampamagaye njyayo bimeze gutya ndangije ngirayo bigenda utya naye ndavuga nti Imana ni wowe wampamagaye tuvuga ngo iyo nkuru itusangize abariyo dusorezaho mfite benshi cyane ariko kamvuga umuntu umwe nabwo reka mvuga uwejo niwe yakora imirimo n'ibitangaza na ubwo nubwo ndi kuvuga ngo ejo niho natasha ariko ubwo ni kuwa gatanu nimugora twasenganye twasenganye n'umumama ariko wa kane nijoro ariko dusengana mfite gahunda kuja i Kigali noneho turasengana ndamusengera arambwira ngo ndabohotse nawe ati none mfite kufata safari ngazi Kigali shaka tuzibonera visa avi ngusengere ndamusengera yarafite indwara nyinshi zitandukanye afite za rendez-vous Imana yo kabyara twaje turi kuvugana ari kumbwira ati ubu ndi kumva nubwo mbese bitari byamera neza nkuko ashaka atari kari Imana yakoze iki Imana yakoze rero nabandi hirya no hino gitangaza Imana yakoze gikomeye duritse gusengera umuntu n'uwiwacu bari baramuroze umugabo akunda gusenga ariko byari byaranze nitaba ubwo umuntu yasengeraga muri groupe y'abajeri bagasenga abajeri none baraza duhuza imbaraga turangije duhamagara Imana Imana ikoresha jiri Imana ikoresha jiri iramubwira ngo uno muvyeyi agiye gusubira hehe mu kazi mu buzima busanzwe mu murimo noneho ngiye kubera ko nani imisi ndi kuja gusenga ngahanura ngakora iki ubwo rero uwo munsi naracecetse ariko nta cyatuma Imana itavugana nanjye rero Imana yo kabyara Imana yo kabyara naramusenye nkaza ndaje ikigoroba uruko ushoboye turaturanye ni hafi byari byaranze yari guhera mu kwa kabiri arwaye kugeza
iki gihe ariko ntabwo twitwara bimenye yego ntabwo twitwara bimenye urukoreba ko umugabo n'umuyobozi ubwita ubyumva witorera runaka hari igihe babihisha nuko ariko igitangaza Imana yakoze bari kuja mu kazi ufata inkonda akaja gukora ikindi umugabo ubu dusengana muri groupe yangira asenga mu kanya saa 9 tuvuganaga Imana kandi uwo mugabo turakundanye cyane mu buzima busanzwe kandi mu buzima busanzwe ntabwo hari igihe abonaga ibintu bitari guhura ariko biri guhura mu izina rya Yesu ikindi gitangaza ayiwe iki kiganiro ndakeka ko hari umumama urakibona muri Amerika turakundana cyane niba mvuze ngo ibintu mvuge kuri kamera ubwo si dukundana cyane no umumama ni inshuti yanjye afite imyaka 53 turakundana twahuye afite indwara zigera mu 10 yego yari afite ikibazo cya mbere ndavuga yari afite ikibazo cya kanseri cya kabiri yari afite ikibazo ngo niba ari umugese wo mu magufwa yari afite ikibazo cy'umuvuduko yafite indwara nyinshi zimwe nta nubwo nashobora no kuzivuga uwo mumama turasengana no muri zira imisi zatambutse ari ibintu byamufataga byarangiza bikamujwigiriza gafatwa n'umutwe udasanzwe haba muri Amerika noneho turasenga arampamagara yampamagaye icyo gihe nagiye kuvuga ubutumwe hehe irahirye iyo mvuye mu Bugesera ndangije ndamusengera baratuje Mana yaramukijije yakoze imirimo n'ibitangaza kampiniraho yego mbonera no kumusuhuza kuri YouTube turavugana cyane ariko umva muri no minsi ubwo twabaye inshuti cyane Imana ishimwe katugane ku musozo gutya bari gushima ntaga bari ukwirarira ahubwo bari gushima Imana baradushoboje gukora ibyo ngibyo barakoze ibyo ngibyo ibitunyujijemo reka dusoze rero ugiye gutanga nimero ku buryo n'undi wagukenera yaguhamagara ukamufasha gusenga ubundi dusoreze n'isengesho Imana ikomeze kubana natwe inomero ni yayindi ngira inomero imwe kandi bana kuri WhatsApp 079 80 617 90 naniyo iroroshe reka dusenge ariko ndabwira buri muntu wese udukurikiye ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima Imana igiye guhindura amateka n'abantu bagahindura amagambo urubwugamo bw'abakumenye urareba ntabwo werekwa kandi urebera hose icyarimwe izina ryawe nirishimwe dusenge buri muntu wese udukurikiye ugiye kureba iki kiganiro ahumurizwe nawe twe nta kintu twabasha kumukorera ariko tugufite nabo bagufite ntabwo bifuza undi murengezi ndasenze mu izina rya Yesu aka kanya ubuhora iminyurugyo yari boshe buri muntu wese udukurikiye ndetse ukiza abarwayi bari mu bitaro ababuze kubaja mu bitaro abafite indwara zananiranye ubakirize kwiyubahisha udutabara uzindutse afite amadeni za credit abafite imanza zitandukanye ndasenze abari muri gereza kugira ngo batabara uzindutse ubere abatwite kugira ngo bohore kukuri witeka afite ikibazo cyo kutababyara ni we utanga ikintu cyitwa urubyaro ndasenze rero ng'Imana ukore ugira uko wabigenza kugira izina rye habwe icyubahiro kandi ubikore kubahisha gazitegeke byose nguko ushaka mu izina rya Yesu amen.